umwuga ikintu nshimira uyu mwuga ni umwuga utatumusabiriza cyangwa ngo wicwe n'inzara sibyo ubu aka kanya wenda nshobora kugira intege nke mu gitondo nkavuga ati kandyame nduhuke nyuma ya saa sita saa cyenda akazuba nikamara guhumbya ndahigamo ayo kurya uyu mwuga rero hatabayeho izo nzitizi z'uducengacenga tw'abantu b'iki gihe uyu mwuga waguteza imbere. Icyamamare nge ntwara sipiro by'umwihariko y'amareyo. Wowe uba uvuga ati nzaba iki n'undi nzaba iki, njyewe urumva kubera nari nabuze ariko wenda hari n'ibintu tuvuga bikaturemamo. Nge niga mu wa kabiri pirimeri hari n'umwarimu ujya unseka wanyigishaga iyo nagiye mu cyaro ku kamoto aranseka akavuga ati mu ishuri wihandagaza ubwo ngo nzaba umumotari none byarangiye ubayeho. Najyaga kwa kutuzi nyine muri saro two gufura abagabo mu mutwe bakambwira ngo Uwimana ngo Clementine ni iriturage iryo niryo zina ryawe Uwimana Clementine ariko mu cyabanzi nka Kerere bo bararihina ngibyo bya Kerere na Clementine ni ibinyacyaro ngo wenda ujye witwa Keke noneho ngo nambare mini kavuga ati kandi nge nakuze nkunda kwambara amapantaro wenda n'amakanzu maremare. Ubwo rero nkabona ntibyavamo bakamakondisiyo zikananira. Ubwo rero rimwe bampa n'akazi hariya Kimisagara hari ahateganye neza kera narahakoreye birangira urumva noneho nari maze kwegera hejuru ndi mu myaka 15 mfurira umugabo mu mutwe w'umusaza wanakutse amenyo ariko yari yaparitse imodoka maze kumufurira mu mutwe muhatije koto nyine abantu bajya muri salo gufurishamo barabizi ngo yikurugutire mu matwi arambwira ati hoya binkorere ambwiye ngo hoya binkorere ndabimukorora arangije arahindukira ari umuntu w'umusaza ku myaka 15 arahindukira aransoma ansomye umujinya waranyisha urabizi nyine abana bari mu iyo myaka. Umuntu nshima ku isi ni Perezida Paul Kagame kuko yakuyeho amacakubiri kuko nanamukoreye n'indirimbo zigera ebyiri n'iza perezida n'iz'igihugu n'indi y'urubyiruko ivuga ati nimuze rubyiruko twiyubakira igihugu. Amahoro y'Imana kuri wowe uteze amatwi Ubukombe TV kandi ukunda gukurikira ibiganiro bya Ubukombe TV. Duhora tubagezaho inkuru zitandukanye ariko zifite icyo zimarira abantu. Hari inkuru zituma abantu bagaragaza ibyo bakora, hari inkuru zigaragaza ubukerarugendo, hari inkuru dushaka kubategurira z'ubukungu ndetse n'izijyanye n'ijambo ry'Imana kandi tubagezaho n'ibijyanye n'amakuru y'imikino. Rero Ubukombe TV ni ikinyamakuru cyiza uzajya ukurikiraho umuyoboro mwiza wa YouTube uzajya ukurikiraho ayo makuru. Uyu munsi twagiye muri Kimihurura duhura n'umumotari w'umukobwa. Ni umumotari witwa Clementine ariko we yahisemo ko abantu bazaba bamumenya nka Diama Show motari. Ni izina yihaye kandi avuga yuko rimufitiye umumaro. Muri uyu mwuga ufatwa nk'uw'abagabo, Diama Show motari avuga yuko yawisanzemo kandi yakiriwe neza n'abamotari. Aragaragaza zimwe mu mbogamizi ahura nazo na ndetse aragaragaza ibyo ashima muri uyu mwuga. Ni ikiganiro cyiza cyane twagiranye, ndakurarikira kutagicikwa kugira ngo nawe niba ufite ibikorwa byawe kandi by'ubudashyikirwa ukwiye kuduhamagara tukaza tukagusura maze tukagirana ikiganiro ku buntu. Uri umumotari w'umukobwa winjiye mu mwuga ryari? Ninjiye mu mwuga igihe naboneye perime. Oya, igihe watangiye gutwara wabigize akazi mbigize akazi haciyemo umwaka n'amezi 2.
urugendo rwanjye nakuze ndi umuhigi ariko nkura no mu buzima butari bwiza kuko nagize umwaka wo kuva mu ishuri nkiri muto ku myaka 14 nkiri za pirimeri ishuri narivuyemo nababeshye no kuba narabonye provisoire nge nari umuhanga mu ishuri navuye no mu ishuri abarimu bararira ariko bakabona nta kindi kintu bamfasha kuko papa yagize atya abasize mama afite impanga ebyiri aturugo yatayirugo haragurisha ngo agiye mu Bugande gupagaza asize impanga ebyiri z'abahungu z'amezi bakuru kuri wowe cyangwa batoye ubwo rero urumva ubuzima bw'Ibugesera mama yaragiye kujya gupagasa kugira ngo tubone icyo turya urumva abana 5 twari 3 babyaye impanga ebyiri z'abahungu njyewe imfura yarapfuye ubwo ndi wa kabiri ubu uyu munsi usa nkaho ariko ubu nsa ni njye mfura ni njye umugabo nawe ugira icyo ufasha ubu mama igitenge nticyamusaziraho uwo ninde uyu ni umubosi ntwara ntiyahava nta mutwaye vunagura kugira ngo utamukereza ubwo rero papa nyine aba aradusize urumva gusiga mama n'impanga ebyiri mana yanjye ajya ku gahigo ko kuduhigira mana yanjye nshishikariza ababyeyi kubyara abo mushoboye kurera abapapa bagira gutya bagaca mu bishyimbo ugasigara urera abana wenyine kuko umugabo ubu buzima tubayemo umugabo hari igihe apfa mbere cyangwa umugore ugapfa mbere rero njya ndeba nk'urugero rwa hafi nk'abadamu beza wenda bishingikirije ku bagabo b'abakire hari igihe umugabo apfa ugasanga ibaze ko hari umubosi umbwira ati umugore wanjye yanze kwiga imodoka ese uwo mugabo apfuye izo modoka abashoferi ntibagusaza ariko uzi kuyitwarira wakataka ubuzima bukagenda neza niho handi usanga umuntu yahise ajya abagabo bakamwahira imbobo n'iki zose akababaye umwanda kandi yari umubyeyi ushima Imana mukura amaboko mu mufuka mukore yego ubutumwa bwiza mama wawe ajya gushaka akazi mama wanjye nyine abagiye mu rupagaso ubwishuri kurinabukamo nirazima ninjye wari mukuru ubwo mpeka umwana umwe mu mugongo ndikunda nyuma yaho aho mariye gukura ariko ubwo nanjye sinanicaye bamaze kugeza imyaka 2 nanjye ubwo natangiye kujya mvomera abaturage aho bavomera kuki nizigare kandi nabwo ndyiga atari uko mu rugo rihari hari umukobwa bateretaga twari duturanye ubwo rero mu Bugesera ntabwo aza gutereta nta mugabo waba ukurimo reka waba wahiye kandi nyine iyo uje gutereta niyo waba ugira umushiha uvuga neza kuko nirirwaga ndituragura hasi njye mbona uko nigishije igare ku ngufu ndi umwihambirizi paka ndimenya nyine urumva habaga hari utundi twana tuba turi kugufatira ku ruhande ariko nyine iyo ufite umuhate nyine ni umuhate iyo ufite umuhate rwose ibintu bigeraho urangije umenya igare utangira kuvomera rero maze kumenya igare hari abamama nyine twari duturanye babarushaho ubushobozi navomaga ijerekani y'amazi abari senkani hari kera ubwo icyo gihe mpaye mama ntabwo ari butaka umunyu tukajya kubagara tukagira ute ubuzima ngenda mbuhiga kera kabaye rero haza kuza umuntu wa famiye ngo mu rugo babya nibari nyogokuru wanjye hamubyaye muri batisimu abaravuze ati Kigali tuyazaze tumwigisha imyuga mbanje Kigali rero nje kwiga imyuga mageze ndahangayika cyangwa uwo mama nawe ntashobotse ariko kuko wowe nyine ubundi wo wahuye n'ubuzima bubi ugira ubwenge ariko njya mbabazwa n'abana usanga bafite ababyeyi kw'iki gihe hari imfubyi nyinshi zifite ababyeyi ukaba imfubyi kandi ufite so na nyoko nta kintu bakwitayeho aho umuntu usanga atanashyira umwana mu irangamimerere yaramubyaye kandi noneho ugasanga utwo twana n'utujiji n'utwana tutamenya ko ubundi niba njyewe njya ngira umuntu inama nkamubwira ati niyo uje kuba mu rugo uri umukozi uzaba ahantu nibura waba uri umusore kuvuga ngo ufite icyubahiro njye buranja mfatira urugero njya ntwara abazungu umuzungu mujyana ahantu sindeba motari nambaye n'ibijiri akavuga ati motari turasangira dusangirira ku meza amwe ugasanga umuzungu ari kuntanga kwandurura mu Rwanda rero baba bumva ngo kwandurura ngo araciriritse ngo cyangwa ngo kuba kubuye agatoragura ibintu hasi araciriritse baturusha ubwenge
wowe nibura gerageza uba ahantu bazagukumbura niba uri umusore uba muri famiye uraryama kuri tikitoko bwire buke aho hantu nutaha bazavuga ati ntazatugarukira ariko njye ahantu hose nagiye mba barampamagara bakavuga ati Diyama waje ukadusura Diyama umeze ute hari n'abanyoherereza ibyo kurya bakavuga ati muri Kigali turabizi ukuntu muba mubayeho ariko ugasanga umwana ari kuza agize amahirwe abonye muri famiye bari no kumwishyurira kuga akirirwa kuri live akirirwa kuri za WhatsApp ntavuga ati kanoza utwombo kankora udusuku nibura n'abo bantu bavuga ati uyu mwana nubwo yaje kuba hano afite akamaro ahubwo ugasanga aje kubera umusaraba ahantu yaje kuba akigarika ngo mba kwa so wacu mba kwa mama wacu ibyo bintu mba mbona bidakwiye inkuru yacu warugeze he inkuru yanjye rero y'ubuzima njyewe nyine ukuntu ndemye njyewe twagize amahirwe yo kuba inshuti niyo waba uri n'umumama ikintu cya mbere ni ukugira ikinyabupfura no kwicisha bugufi uba urenze cyangwa iki buriya n'uruhinja ruto urusuzuguye rurabibona ariko ni ukubaha buri muntu wese buriya n'umwana wabyaye iyo umurenganyije aravuga ati mama arampohoteye icyo wagikuye he cyo kubaha se kubaha rero buriya wenda nubwo usanga abantu hari abo usanga imihanda ngo njye impamvu ntibaha ngo mama ni indaya ngo papa ni umujura wowe ubwawe njye ushobora kuza kumbaza ngo nyoko ko yitwara kuriya cyangwa se ko yitwara kuriya afite ubuzima bwe nubwo yambyaye njye mfite amahitamo yanjye y'ukuntu ngomba gutwara ubuzima bwanjye nawe afite yabutwara nabi buriya umubyeyi ntiwamucira urubanza ngo bishobore niyo yakujugunya ntiwamucira urubanza ngo kandi ngaruka kuri sitori hari igihe tuzakora ikiganiro twicaye cya mama wanjye ubyara bwite kuko ndi kuvuga ni umubyeyi wandeze noneho abapapa ahantu babera kumira ibaza umupapa uguta akaguta kwa mukaso ariko njye ngira n'isoni zo kumwita mukadata kuko yandeze neza wowe aho niho bagusize se njyewe uwo nita mama ni mukadata no kuvuga mukadata bintera isoni sibyo ariko umumama wambyaye bwite sinzi niyo ari gusa numva ngo ariho iyo n'indi nkuru ku ruhande yihariye y'ubuzima inababaje bikomeye none ariko nubwo bavuga ngo wenda ngo ikinyabupfura ngo iki wowe umwana urengeje imyaka 7 n'umukobwa ubaye mu rugo ndamubwira ati nibura umukobwa urengeje imyaka 7 kuko umwana w'imyaka 7 abatekereza yanariza akajya no mu rukiko akavuga ibyabaye akavugisha ukuri bivuze ngo umwana w'imyaka 7 abatekereza neza wowe uvuga ati nzabiki nundi nzabiki njyewe urumva kubera nari nabuze ariko wenda hari n'ibintu tuvuga bikaturemamo njye niga mu wa 2 primaire hari n'umwarimu ujya unseka wanyigishaga iyo nagiye mu cyaro ku kamoto aranseka akavuga ati mu ishuri wihandagaza ubwo ngo nzaba umumotari none byarangiye ubayeho warabikundaga se njyewe pe njye nakuze mu ishuri abana baba bati nzaba muganga nzaba perezida nzaba nde ngenda avuga ati nzaba umumotari njye nyine numvaga mbikunda nkunda gutwara pe nkumva ni ibintu nyine bindimo mu maraso kuko njyewe no gutwara moto ntabwo ari ibintu byanduhije ni ibintu nakaga n'umunyenga narabona ibyangombwa izi za 7 bakama umunyenga rwose nkatwara nyuma nyine njya guhiga perime mbona ibyangombwa hari n'abashakaga kungurira moto ntarabona ibyangombwa ababwira ati wapi nazica umuntu bakamfunga ariko nyine n'ururimi rurarema waje kuza i Kigali gute nyuma cyagiye wakoraga ka kazi ko wari uri kumbwira wavomera abaturage nyine nyuma yaho naje kuva nyine nakubwiye ko naje i Kigali nzanywe n'umuntu ngo urabizi bya bintu byo mu cyaro by'amafamiye ngo runaka yamubyaye muri batisimu ubwo ngo mufite icyo mupfana ntibari nyogokuru wari waramubyaye muri batisimu baranzanya ati ngwino ujye i Kigali ariko ubwo nkaba narinje kwiga umwuga bagiye kunyigisha gusuka ibintu nyine byasaba ariko mageze se niko byagenze banteruje amajerekani ndagenda ubu hano mfite na pinya ubwo ndagenda ariko nyine ko nyine nari mfite icyo nshaka no kwihangana nkajya nterura ayo majerekani ubwo uwo mumama nyine nawe ntabwo yambereye umumama mwiza narahageze aho kugira ngo anyigishe ugasanga ari kunjyana mu buyobe bw'inzoga niba dusutse umuntu
ngo nutanywamo agapeti ibyo birakureba. yaracuruzaga reka yaratumizaga twari duturanye n'akabari, wamwaka amafaranga ati genda ufata agapeti hariya unywa. nyine ugasanga ariko njyewe wenda nubwo ari inkuru ndende, papa hagati aho twakuze mu rugo hari akabari, mu rugo rwose kera banatekaga na kanyanga. papa yari umuforoderi ukomeye, nuko yabonye ibya leta ibikajije ahungira mu Buganda ajya gupagasiriza yaherayo. ariko mve ngo njye nakuriye mu nzoga, ariko kuva nyine papa n'uwo muntu wari wakozanye Kigali. oya no mu rugo narazinywaga, urumva nakuriye ku Rwengero ninjye wavunuraga. urumva ku myaka 7 naho mu manyura amazi najyaga no ku kizami ndi kwishaza ntari nyweye. ariko bugezeho papa agiye hanze na mama asigaye ari kudupagasiriza, ndavuga ati ese nzajya njya mu kabari njye kugura agacupa nkira akaguru ku kandi. mpita mboroka ndavuga tuba inzoga nzivuye. nk'ubu iyo mbonye umuntu w'umukobwa uzinyweye vuba yarakuriye mu barokore ngo sinava ku nzoga ngo mbishobore, ufata umwanzuro. ubundi ikintu kibi ni ukwishyiramo ko wari ubikubujije, ko hari itegeko ribikubuza, ariko wowe ubwawe wavuga ati ndaziretse. nk'ubu njye nsangira n'abantu banywa inzoga njye ndi kuri fata, kandi nkabyina kubarusha, nkasara kubarusha. nyine vayibu zanjye ziba zirimo kandi atari ugusinda. uza kuba umumotari? kuba umumotari rero urumva nabaye aho ngaho, nabaye aho nyine k'uwo muntu w'umufamiliye, no dukora ibintu byo kogosha. ubwo bya bindi byo kunyonga twabyibeshagaho no gusuka ibyo kunyonga byaje nyuma. none ibyo gusuka rero uwo mudamu nyine akambanira nabi, agashaka kunywesha inzoga ku ngufu, ambanira nabi pe, anyigisha ubuzima. noneho bya bindi byo gusuka buranze amarasita n'amadiredi, ibindi yanga kubinyigisha. ubwo n'ibyo usutse niwo utanga ibitekerezo, nubwo atari wowe ubyikorera ariko utanga ibitekerezo. ubwo rero uwo mumama atangira kunyitwaraho nabi, akavuga ngo genda uyanywemo inzoga agapeti ntame ku mafaranga, namusoreje nsuka. ubwo nanjye nahise mbona ibyo gusuka bitazampira, ahubwo mpita niyigisha kogosha. ngo kogosha rero nabimenye gute? narebaga za marine nkayibwira ati babana bo ku muhanda ngwino unegeka inyogosho. njye nzi kogosha, mfite n'umuhigo yuko nimbona ubushobozi njye nzashinga saro. njye nzi kogosha. abasaza bakibagabaga n'abakobwa bamwe na bamwe n'abajama bakibagabaga barambukaga bakazanya bisindu hara mu marembo niho saro yariri. nk'abogosha bazaga babaza ati kakana kariho, urumva njye nabyize ndi muto. ati kakana naranafatishije baza kera mbogosha banampa n'igihumbi. kuki utabitinzemo? njye rero impamvu ntabitinzemo, urumva abo ngabo baje kugeraho bigira muri Kongo. abo wabagaho? abo nabaga bagiye muri Kongo. rero najya kwaka akazi ugasanga bari kumbwira ngo mpindure amazina nitwe koko ngo nibiki ngo tuzina tworoshye, kuko njye narababwaga ati nitwe Uwimana Clementine. hoya najyaga kwaka utuzi nyine muri saro two gufura abagabo mu mutwe, bakambwira ngo Uwimana ngo Clementine ni iriturage. iryo ni ryo zina ryawe? Uwimana Clementine. ariko mu cyabanzi nka Kerere bo bararihiye. ngibyo bya Kerere na Clementine ni ibinyacyaro, ngo wenda ujye witwa Keke, noneho ngo nambare mini. kavuga ati kandi njye nakuze nkunda kwambara amapantaro wenda n'amakanzu maremare. ubwo rero nkabona ntibyavamo, bakamakondisiyo zikananira. ubwo rero rimwe bampa n'akazi hariya Kimisagara, hari ahateganye neza neza, kera narahakoreye birangira. urumva noneho nari maze kwegera hejuru, ndi mu myaka 15. mfurira umugabo mu mutwe w'umusaza wanakutse amenyo, ariko yari yaparitse imodoka. maze kumufurira mu mutwe muhatije koto, nyine abantu bajya muri salo gufurishamo barabizi, ngo yikuruguture mu matwi. arambwira ati hoya binkorere. ambwiye ngo hoya binkorere ndabimukorora. arangije arahindukira, ari umuntu w'umusaza ku myaka 15, arahindukira aransoma. ansomye umujinya waranyishura, bizi nyine abana bari mu iyo myaka. nahise mukubita urushyi. noneho hari ukuntu abantu kera nabona abafeke muri saro bafataga akantu kabwo byori ndebu karimo kanzinya ahantu utananyeganyega ari wowe n'umuntu uri gufuriramo ntaho wahungira. yarahindukiye nyine ansoma ku ngufu, mbamukubise urushyi akubise. noneho menya n'utundi twinyo twari tuvuyemo. ubwo yahise yivovota ngo kandi yari umukiriya. njye vose naje mu kabari, naje mu buraya. abarahindukiye nyine njye nakuze nanga ibintu by'irari pe. ubwo mabuja nyine urumva yahise anyirukana nirazima.
anyirukanye rero nahise mvuga ati ibi bintu si ibyanjye nimara kuba umuzamani ariko mva ngo ubu no muri karitsiye iyo naruhutse ngatembera nko ku muhanda nkogosha umuntu ahita avuga ati ni wowe wa mbere njye mfite rwose kogosha ndabizi neza hagati aho rero ibyo by'amasaro byanze niho kubera urumva njye nari nzi igare niho umuntu yambwiye ati ariko ko mbona ufite shapu waje ukikorera muri mvirope ubwo mba natatse mvirope ariko kuzitwara ku mutwe birananira ubwo mpita mvuga ati kubundi ko nzi igare muri Kigali ndazihambira bakajya birirwa bankomera nkihangana ndazizunguza nizo zanyishyuriye gutwara perimi ubwo nyuze mu ncamake kuko bwakira bugake icyo gihe watwaraga ama envelope envelope zino za kaki nzizunguza nyine ukora delivery ngenda kuri butike nkabaza ati muragura bakagura namfite n'abakiriya pe usibye yuko naho hajemo ibyatini namba kandi ubwo icyo gihe nta mugenzi wigeze utwara uretse envelope nta envelope wenda usibye abagabo banyakagara ifuti ntayo hanyuma ugera kuri perime perime nabyo ni ibintu byo guhatana nayo ni inkuru ndende ariko byose ni uguhatana natsinzwe rimwe nyibona bwa kabiri ni wowe wifashe akaboko se ayo mafaranga niwe wabaga wayishatseho hari uguterankunga ayo mafaranga yavuye ku igare ryanjye ninyongeraga njye nihigira rwose perime pe paka ubona perimi utangira akazi ubu kereka uwampa inkunga yo kwiga imodoka byarahenze we mperutse kubaza barambwira ngo ni turuwasa ndakurahiye ni izihe mbogamizi wahuye nazo mu kazi imbogamizi nyine nahuye nazo ni ukuba nyine mu busanzwe nyine abakobwa tugerageza kwitwararika pe ariko noneho njye ikintu cyancanze ubundi njye naraba umumotari numvaga abamotari barira ngo ko televasiyo ngo ibiki nkavuga ati aba bagabo umenya ari abanyamanyanga njyewe nigeze nyura Nyabugogo gusa ntanahahagaze nahanyuze njyanye umuntu ku Ruyenzi nongera nzana undi ugiye Kimisagara sinigeze mpahagarara nka saa 3 mba mbonye ko televasiyo ngo Nyabugogo kuko urumva nkiza mu muhanda narahatinyaga iyo wambwiraga ngo Nyabugogo i Nyanza i Remera nyine ubwo nari naraje mu muhanda no mu mujyi nari naraje mu muhanda barambwiye ati aho hantu hagiye ukoze akaguru hasi icumu ugasimbutse icumu ubwo rero narahabura ariko nyuze Nyabugogo baba baranteye ariko menya baba bakumenye ko uri umuvubuka ese noneho ko ntigeze nanakoze akaguru hasi nakoze iki nyine hakazamo nyine abo bantu bahakaze batari abanyamwuga badukorera ubuvugizi rwose pe naho ubundi ntiwazatera imbere njye niyo mbogamizi ya mbere nahuye nayo indi mbogamizi yaba ariyo mu buzima busanzwe nyine mu buzima busanzwe abantu nyine bagira amanyanga kwa kundi utwara nk'umuntu kakubwira ati witwa runaka ukagira ngo yashyizeho ibi wakebuko ugiye kureba muri phone umara gukuramo password umujama yarenze izo mbogamizi zo n'abagabo barazigira nizo dusangiye pe ariko ubu ngubu cyangwa izindi mbogamizi nanone tugira ibazo wenda nk'ubu ndahagaze ahantu hari abagenzi benshi sibyo umuntu mwaraje ati njyana aha naha mukagenda mwagera nk'imbere ngo gahunda zirahindutse akabavuyeho ngo ubwo uravira mwaho urumva washaka kumugata ariko si ubu urugendo dukoze agukuye mu byapa birimo abandi bagenzi akaba agukujeho ibyo bintu nabyo bigomba guhinduka indi mbogamizi yeze muri iyi minsi uri kumvikana n'umuntu icyatanga yasanga nta kode ufite yo kukwishyuriraho akagukata ijana nkamubaze se njyewe niba nambaye iyi jiri ndi umukozi wa MTN ni papa wanjye ariko hari uburyo bwa ikashi ubwo kwishyura ku buryo amafaranga yose umuntu yohereje bamuca 20 nako ibiceri 20 igiceri 20 reka nta muntu ukemera kuhomba veni maze n'uw'igihumbi aragukata njye hari igihe nkubwira ati wowe kabyara we mama 980 amahoro ahinde none se kankubaza kuki utakwemera gutunga kode rero imbogamizi ya kode yabayeho njye kode nanjye ntari nyifite noneho ntwara umugenzi muvanye mu mujyi mujyanye Kabuga twumvikana 3,500 no kumugarura ibindi 3,500 si bibaye 7
uwo mugabo yahise ahagarikisha mu kuyahagarikisha nageze mu rugo nge nzi ngo nakoze natunaye nanarushye no kweguka byananije numva naninjije ndebye kuri momo ndebye kuri kode ugasanga bayishubije. Reka nkubaze ntabwo murashobora kwishyura kuri telefone bisanzwe ngo ayihagarike n'ubundi? Kuri fone isanzwe iyo babihagaritse bakwereka baguha meshaje cyangwa bakaguhamagara, ariko kuri kode bahita bayamuha wiwe hari imibare kandi agahita yisubiza ako kanya. Yego urumva iyo ni imbogamizi rwose? Ni imbogamizi ikomeye. Ibyo si ibya MTN ubwo ikwiye kubikemura? MTN igomba kubikosora kuko twebwe ubundi nk'abamotari twirirwa twambaye amajiri yabo turabamamariza, ubundi bakagombye no gushyiramo imiyaga n'ubundi murimo. None se hari ahantu njya nkavuga izina ryanjye bahita bavuga ati uyu ni motari, sibyo? Nge barabimbwira muri leta ubundi umumotari kuko twamamariza na MTN simukadi zacu bakagombye kuzigira free kuko turabamamariza ku buntu, bakagombye kuzigira free situgakatwa kuko turabamamariza kandi ntibaduhemba. Noneho niki ubona ushima uyu mwuga? Umwuga ikintu nshimira uyu mwuga ni umwuga utatumusabiriza cyangwa ngo wicwe n'inzara, sibyo? Ubu aka kanya wenda nshobora kugira intege nke mu gitondo nkavuga ati kandyame nduhuke, nyuma ya saa sita saa cyenda akazuba nikamara guhumbya ndahiga amayo kurya. Uyu mwuga rero hatabayeho izo nzitizi z'uducengacenga tw'abantu b'iki gihe uyu mwuga waguteza imbere. Hari icyo nashaka kukubaza kijyanye n'uko umbwiye ko haciye umwaka n'igice n'amezi? N'amezi abiri. Abamotari b'abagabo bakwakiriye gute? N'ubu turi kumwe nabo uyu mupapa hari icyo yaravuze ko mbere ngo byari binateye isoni kubatega. Abamotari b'abagabo bakwakiriye gute? Abamotari b'abagabo rero nanone nyiza nyine mu muhanda baravugaga ati ubu noneho aka kana kariyahuye kaje muri koterevasiyo twarasaze. Icyo cyo wakivuze ariko wegereye hano n'uyu nguyu akagaragara. Ati koterevasiyo zaratwishe ati nk'ubu wowe ugiye he? Ariko njye nyine twavuga ati urarera amahirwe y'ihene ntabwo ariyo y'intama. Ndavuga ati ni ukugerageza nyine. Moto yacu nta rivansi igira. Kubera iki se waguze iya make? Cyangwa ubona moto z'ikigali ukagira ngo aba ari izacu. Iyi nguyu itera rivansi? Iyi bayita pasade ariko izi zacu kubera ko nyine itaremereye nk'iyi nta rivansi igira. Nabyo barabireba. Buriya rero abamotari ubona muri Kigali ntabwo moto ari izacu rwose, kwaba ari ukwiyemera. Aba ari iz'abakire, n'iyi ntwara n'iy'umukire. Aha ntacyo turabigeraho. Wari uri kumbwira ko abamotari b'abagabo bakwakiriye neza? Banyakire neza, baravuga ati nawe ngwino ugerageza amahirwe kuko njyewe niyo ndi mu bagabo nk'uko wenda ari bane hakaza umugenzi bahita bavuga ati mutware rwose turasigara duhiye. Byaba ari byiza cyane. Moto wamuharira? Wamuharira? Baramparira naba mbaharabitse. Nta mumotari w'umugabo nyine mwaba muhagararanye uri umukobwa wari umugabo ngo ubone umugenzi ngo umugenzi naza, hari n'igihe atavuga ati rwose ujyana n'uyu mukobwa. Abagenzi bose? Abagenzi rero twe twumvise iby'abamotari uko bagufata ndumva ari neza n'ibyo gushima. Abagenzi rero nyine hari abatarahindura imyumvire. Hari nk'umuntu w'umugabo uvuga ati sinashyira akabuni inyuma y'umugore. Kubera iki? Barahari pe nyine bitewe n'imyemerere y'umuntu. Ubu ni ukuvuga ngo mfite umumabuja w'umusiramukazi atwagwa n'umumotari w'umukobwa atabonetse atega muvu. Ntabwo nyine yakegerana n'undi mugabo kubera atega muvu nabwo ntiyajya imbere, ubwo yicara inyuma iyo. Nyine ni imyemerere y'abantu ariko usanga bisigaye mu bantu bake. Ugasanga nyine n'abakobwa nyine mbagaya cyangwa abamama badaha icyizere bagenzi babo. Njyewe buriya iyo nje nkugana noneho bihaye akantu ko kwitwaza
ngo nuko ari sipiro mba nkuteze ngewe mpita nyine mbona ko ugize ubwoba ndabona hano hari sipiro nyine uramwegera kandi wenda ntavuga ati ariko buriya abagabo bo ni abantu bihagararaho hari uzakavuga ati rero wa mukobwa we ati ni ubwa mbere ngiye gutwarwa n'umugore witwara ariko ntware neza ati nta kibazo nanjye nicyo cyanzanye uyu iyo mugeze ahita avuga ati sha yandi nari nakwimye ndayuzuza mbonye ubizi umugabo we wenda aravuga ati kandebe ariko umugore wagize ubwoba ariko nanone ntabwo ari bose hari umumama uza yambaye na kasike ya mugenzi wanjye w'umugabo yambona mvuze gatavuga ati reka nijyanire na mugenzi wanjye ajyana ibyawe nyine ntabwo abantu bose bahinduka kimwe ariko nyine ugereranyije abenshi rwose turabatwara baba banatugwanira hari n'abaza ari nk'abamama batanu bakavuga ati ndajyana nawe nanjye ndajyana nawe ariko nyine imyumvire nyine igenda ihinduka none muri ibi byose tuganiriye icyo ushima ni iki urashima nde urashima iki ni mbese wenda si twabonye umwanya wo kuganira amateka yanjye birambuye reka tuzashaka umwanya twicare uyampe neza kuko ngewe mama kuna kugira ngo ane wenda nkukire ku mayange byapfiriye kugira ngo ane hajemo ibintu by'ingengabitekerezo hagati ya mama na papa ngo umwe ngo ni uyu ngo umwe n'uriya imiryango irangana mama ahitamo kunta kwa papa urumva ni inkuru ndende umuntu ucima ku isi ni perezida Paul Kagame kuko yakuyeho amacakubiri kuko nanamukoreye n'indirimbo zigera ebyiri n'iza perezida n'iz'igihugu n'indi y'urubyiruko ivuga ati nimuze rubyiruko twiyubakira igihugu ndamushimira cyane kuko ibintu by'amacakubiri nyine byatumye mbura mama nkura ndi imfubyi kandi nyamara ababyeyi bariho niwe muntu nshimira marange mvuga ati nanahuye nawe sinzi nyine usibye Imana yonyine umuntu nshimira bwa mbere ni perezida kandi noneho tugashima n'umutekano aduha mu Rwanda sibyo kuko uko washakisha kose ukabona amaramuko kuko wenda nubwo wenda bifuza ngo kujya mu ibyo bihugu byo hanze aba ari ibihugu wabona na miliyoni imwe ku munsi ariko utitizeye yuko uri buyigeze mu rugo ariko njye mba nzi ngo niba mbonye ibyo bibiri mbonye ibyo bitatu ndabigeza mu rugo amahoro niwe muntu nshima wa mbere ku isi na famiye yanjye inshyigikira ndumva ari ibyo intumbero yawe dusoze intumbero ni iyihe intumbero yanjye mfite inzozi ndende mfite inzozi ndende zitari na ngufi mba numva ko ubwanjye mbonye ubushobozi nasubira kwiga nkahera muri pirimeri ariko hari igihe Imana Uwiteka azabikora mbonye ubushobozi njye nasubira muri pirimeri nkiga paka kuko amahirwe nagiye mbura nyine kwa kutamenya iyo mbonye abana bari kwitesha amashuri twebwe mba numva bafite ikibazo nubwo bariranga akazi karabuze hari igihirwe rikugwira waba utazi ururimi ukabuguriyemo ngewe mba nzi ururimi mba ndi ahantu kure n'indege ubu mba nyitwara intumbero niyo kwiga intumbero niyo kwiga nkagera kuri byinshi Imana yamfasha nkagera no mu kirere nkatwara indege reka ngushimire nizere ko uzongera kumpa ikiganiro vuba aha ngaha nzakiguha pe wambwiye ngo amazina ni Diyamasha Mutari aya yandi Uwimana Clementine ay'ababyeyi hari icyo tutavuzeho cyane byinshi tuzagaruka